Muraho, nitwa Mugiraneza Frank cyangwa MC Special. Mbazaniye inkuru nziza y'umuryango wa Benevolence Group. Benevolence Group rero ni umuryango ki? Ni itsinda ry'ubugiraneza. Uyu muryango wabayeho ahagana ku itariki ya 21 ukwezi kwa 9 2021 uvukira mu karere ka Kirehe mu kigo cy'amashuri cya Lycée d'Orusumo. Ugira insanganyamatsiko cyangwa se moti ivuga ngo dukunde dusigasira ubuzima ndetse tunera imbuto. Ugamije iki rero? Ugamije gutera inkunga uburezi, umusanzu wacu wose tuganisha mu burezi kugira ngo tuzamure ireme nyarwanda. Si ibyo gusa, twebwe nk'aba benevole twatangiye ibikorwa byiza by'ubugiraneza, aho twagiye muri Gisozi ya mbere mu kigo cy'amashuri cya Primaire Doga Save dufashisha abanyeshuri ibikoresho byagenewe uburezi birimo amakayi ndetse tunadodera umwana utarufite imwambaro y'ishuri. Dore inkuru nziza noneho idasanzwe nuko tariki 14 z'ukwa 3 2025 tuzagana aho umuryango nyirizina wa Benevolence Group washingiwe cyangwa wavukiye, aho tuzaba tugiye kwishyurira cyangwa se gufasha abana bafite ubushobozi buke amafaranga y'ishuri. Rero nk'umubenevole urasabwa iki? Ni ukwitanga, umutima ukunda n'umutima urekura, tugashyira hamwe kugira ngo tuzamure uburezi nyarwanda. Uwo mwana akeneye umusanzu wawe kugira ngo azabe u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza rufite ubumenyi. Dukunde dusigasira ubuzima tunera imbuto dushyize hamwe nk'aba benevole rero. Mwese ndagira ngo mbasabe nimero mubona hasi nizo wanyuzaho umusanzu wawe muri Equity Bank, cyangwa se ugize ikibazo wahamagara iyi nimero ureba hasi kuri screen yawe, yaba ya telefone cyangwa iyo mashini. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Dukunde dusigasira ubuzima tunera imbuto twese nk'aba benevole. Imana ibaho umugisha twese. Inkoko niyo ngoma. Tariki 14 z'ukwa 3 twerekeza Lycée d'Orusumo.